izina ry'Imana Data na Mwana no Mutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Abavandimwe duteraniye hano kugira ngo umugisha inyubako ibikorwa byakorerwa. Bityo rero twerekeze ku Mana twishimira ko yaduhaye ubushobozi bwo kubaka laboratwari. Bashimira Imana kubera bitanze kugira ngo bishoboke. Bayisaba kugira ngo ibikorwa byose bya hano ibizakorerwa hano byose Nyagasani azabiherekeze, bifashe abagana iyi laboratwari ku bwenge n'ubushobozi. Dusabe barasingiza Nyagasani Mana y'ijuru n'isi, wemeye ko umwana wawe atura muri twe, umva ni mu masengesho yacu, maze umugisha iyi nzu n'abazayikoreramo bose. Umugisha imibereho yabo n'imirimo yabo, ubarinde impaka n'ikibi cyose, amahoro n'ibyishimo bya Roho wawe duhana nabo iminsi yose y'ubuzima bwabo. Bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Wimana shitani narayanze bose ayekandumwana wa Mariya singasubira kundi Kristu wa Yesu sezeranye batizwa none ndakomeza kumemera bandanebererimo batatu ariko bose umwe gusa Data Mwana Roho Mutagatifu n'ubutatu butagatifu Kristu n'uwa Yesu uko nasezeranye batizwa komeza kumwemera. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntutane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, wajya udusabira twabanyabyaha n'igihe tuzapfira. Wowe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, usanzwe iteka ubaye n'ubu n'iteka ryose. Bikira Mariya mwamikazi w'ijuru n'isi, bazina bacu batagatifu, Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.